tuvuge ngo amen. Tukubitira Imana amashi kubwa Mpore. Let's clap for Mpore. Twamuhawe kubera Mpore, si ugomba gushimwa cyane. She's here because of Mpore, her husband. Asante, Imana ibahumugisha cyane. Karibu Mrs. Diane. Uyu mugoroba dufite umuririmbyi ukomeye muri iyi nzu. Muvuge ngo umuririmbyi ukomeye. We have a great singer in this house. Mrs. Mpore. Madame Mpore. Mrs. Diane. Yitwa Diane. Hallelujah. Hallelujah. Dukubite Imana amashi cyane. Diane atambuka hano. Let's welcome Diane on the stage. Tuvuge ngo amen. Amen. Muramuzi Diane? You know her. None mwaye muzi ko ari muremure, nanje niko nabizi. Yeah, she's a tall. She's too tall. Muremure. Twarishimye kumwakira. It's happy to receive her. Ni umukozi w'Imana. Servant of God. Tugira ngo tubereke tugiye gutangira gukorana nawe guhera uyu munsi. We want to begin to start working with the half starting today. Murumva ko ari imbaraga ziyongereye ahantu. It's more power. It's more power in this place. None mugiye kumva indirimbo ziwe live. Now you are about to hear his songs live. Rero tudatinze nagira ngo mu introducing kandi mubwire ngo feel free. I want to welcome her and say, feel free in this place. Uramye like never before. Worship God. Uhimbaze kuruta mbere hose, kuruta uko wigeze kubikora. Yes, kuko Imana yakugiriye neza. Because God has done so great to you. Tuvuge ngo amen. Amen. Tukubitira Imana amashi kubwa Mpore. Let's clap for Mpore. Twamuhawe kubera Mpore, si ugomba gushimwa cyane. She's here because of Mpore, her husband. Asante, Imana ibahumugisha cyane. Karibu Mrs. Diane. Hallelujah. Imana ibahumugisha. Ucishijwe bugufi no kubanga ni umugisha ukomeye kwisanga muri iri torero. Ndabakunda cyane, nahoraga mbakurikirana. Love you, I always follow you. Buri cyumweru nabaga ndi kubareba. Every Sunday I Amasaha was nari with you. nyazi kubera ko nari mbizi. Nari nzi ko ari hano nzaba ko nari nzi ko umugabo ariho yiruhuye. Because I knew my husband is in the church, I knew this is what was my church. Buri cyumweru nkabakurikirana kugira ngo nkomeze menye ahantu ngomba kujya, ahantu nzajya. So every Sunday I could follow you to know where I will be. Reka tureke gutinda. So without taking much time, we will go on with this. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, uhoraho ni wowe Mana, uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, data we. Watubereye ibyiringiro, uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Uhoraho ni wowe Mana, yeah. Uhoraho ni wowe Mana, uhoraho ni wowe Mana.
ubuzima bwose watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe mana 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 ni wowe gasabiyaza amaso watubereye mwami wanjye we watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe mana uhoraho ni wowe mana uhoraho ni wowe mana 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 we uhoraho ni wowe mana 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 we uhoraho ni wowe mana 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 we haleluya ni wowe byose bihaza mwami wacu we watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro mana 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 uhoraho ni wowe mana uhoraho ni wowe mana uhoraho ni wowe mana 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 uhoraho ni wowe mana uhoraho ni wowe mana isumba byose ni wowe byose bihanze amaso mwami we watubereye ibyiringiro iminsi yose mana we abana hatwana kubonye mana we watubereye ibyiringiro mu buzima bwacu shimwa mana we watubereye haleluya watubereye ibyiringiro yesu mwami we watubereye ni wowe byiringiro byacu mana we watubereye uhoraho ni wowe mana uhoraho ni wowe mana yesu we uhoraho ni wowe mana 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 we reka tuzamurire imana ibiganza uhoraho ni wowe mana uhoraho ni wowe mana 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 we ni wowe byose bihaza amaso mwami we watubereye ibyiringiro mana mana we watubereye ibyiringiro muri byose mana we ntacyo twakuburanye mana we watubereye ibyiringiro mana we ni wowe ushigikira izi ntambwe zacu urazizigame kandi ni wowe z'ubu buzima ni wowe ushigikira izi ntambwe zacu urazizigame kandi ni wowe z'ubu buzima ni wowe ushigikira urazizigame kandi ni wowe z'ubu buzima
mana we watubereye turagushima uyu mugoroba mana tubivuge cyane uhoraho ni wowe mana yacu uhoraho uhoraho ni wowe mana yacu ni wowe byose byose bihanze amaso watubereye tujyane n'abaririmbi watubereye ibyiringiro mana we watubereye ibyiringiro ni wowe byose izina ryawe nirihabwe icyubahiro mana we watubereye ni wowe byirato byacu bya buri munsi mana we watubereye ni wowe bwisho bwacu mana we ni wowe mbaraga zacu mana we watubereye uhoraho ni wowe mana 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 ni wowe byose tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha ni wowe buturo imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha manura imbaraga zaba gushaka uretse izigiro byaba kwizeye manura imbaraga zaba gushaka uretse izigiro byaba kwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe byaba kuvuga tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha
tugufite mana we tugufite Yesu we tura iyo tugendana nawe tura tugufite mana we tugufite Yesu we turabanesha tugendana nawe tura ni wowe tura tugufite Yesu we tugufite mana we tura tugendana nawe tura ni wowe tura ni wowe mashimwe yaba tugufite Yesu we tugufite mana we tura tugufite mana we tugufite Yesu we tura tugufite data we tugufite Yesu we tura tugufite mana we tugufite mana we tura ni wowe tura ni wowe mashimwe yaba tugufite mana we tugufite Yesu we tura ni wowe tura ni wowe mashimwe yaba tugufite mana we tugufite Yesu we tura iyo tugendana nawe tura takwamamaza tugufite mana tura ni wowe muturo gembi ni wowe mashimwe yaba tugufite mana we tugufite Yesu we tura tugendana nawe tugendana tura ni wowe tura gembi ni wowe mashimwe yaba tugufite mana we tura tugendana nawe takwamamaza
muri uwo mwuka, tukiri muri uwo mwuka, As we are still in this spirit, uyu ni umunsi n'ijoro rya Thanksgiving. this is the night of Thanksgiving. Amasengesho tuza gukora uyu munsi The prayer we are going to make today, nta kintu na kimwe tuza kwingingira, we are not going to intercede for anything. ariko turaza gushimira buri kintu cyose twingingiye. Rather, we are going to thank God for whatever we prayed for. Reka Diana agaruke hano Diane is going to come back. avuge ngo manurera. She's going to say, you are holy, Lord. Nje mumenya niyo ndirimbo nabonye arimo kuririmba. When I knew her on that song. Bikore live now. Do it live. Tell God you are holy. Turi kumwe nono ndakubakinga ubivuga ubu nyene hano ngo manurera. I'm going to back you up. Say you are holy, God. Nitumara turakomeza. Hallelujah. Nimesema na makono na maserafi, Jose bivuge kuruwera, natwe shanga wiremeye, tuvuge ko wera mana we, tuvuge kuruwera. Nimesema na makono na maserafi, Jose bivuge kuruwera, natwe shanga wiremeye, tubyature ko wera mana we, tuvuge kuruwera. Manurera, 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 Hallelujah. Ushobora kugira gutya amaboko yawe. Reka muri uno mwanya, muri uwo mwuka, Same spirit. dushimira Imana. Let God thank you. Turafata umwanya utari munini wo gusenga, We just take a few moments to pray. ariko wibuke akantu gato